nongeye kubasuhuza, ndabifuriza amahoro y'Imana n'ibyiza byose isi ishobora gutanga ndetse no kuzatuzwa hera mu ijuru. Tugiye kuganira ku bigendanye n'ubuhanuzi buvugwa muri Bibiliya. Iyi ni ingingo itarigeze itana n'abantu babayeho mu bihe byose isi maze. Kumenya iby'ejo ni amatsiko atagereranywa atangaje yagizwe n'abantu benshi batandukanye mu bihe bitandukanye, bifuza kumenya iby'ejo ubwaho nyamara hataragera. N'ibanga ryashakishijwe n'abantu mu bihe byose. Abahanuzi nabo byatumye babaho ari benshi, babaho ari uruhuri, babaho no mu bihe bitandukanye, ari abavuga ukuri, ari n'abahanuzi b'ibinyoma. Iyi ni ingingo yabayeho mu mateka yose y'Ubukristo nabwo. Abapasitoro ubu ni uruhuri kandi biganjemo abafite impano yo guhanura. Hafi ya bose barahanura, ku buryo hari n'ababyamamariyemo baramamara mu itangazamakuru mpuzamahanga. Ndetse n'ubuhanuzi bwabo ikibabaje ni uko ubwinshi muri bwo butigeze busohora, ntibyigeze biba byo habe na gato. Gusa ibi ntabwo ari ibyaduka bije, ahubwo byahozeho na kera, kuko mu mateka ya muntu yahoraga afite amatsiko yo kumenya iby'ejo hazaza nyamara atarahagera. Bikanashingira ku byanditswe muri Bibiliya, kuko abantu benshi bagiye bayifashisha mu gucukumbura ngo bamenye iby'ejo hazaza bitewe n'ibyanditsemo. Ni ubuhanuzi bwinshi bugaragazwa muri iki gitabo. Ibyabuvuzwemo n'ibyanditswemo hari ibyaje guhinduka byo koko bibaho mu iyi si, birandikwa mu bitabo byinshi by'amateka. Hari ibyabayeho mu gihe cya kera mbere ya Yesu, ariko hari n'ibindi byabayeho nyuma ye, hari n'ibigitegerejwe byo mu gihe cy'ubu turimo, natwe turi muri abo bategereje. Kuba ari byo cyangwa se atari byo, ubu buhanuzi bukaba ari ibinyoma cyangwa se ari impamo, byarabayeho cyangwa se bitarabayeho, iyi ni ingingo itabura gukurura impaka, ku buryo izi mpaka zishobora no kuba ari impaka zidashira. Ibyo bituma hari ibiba mu isi byanditswe cyangwa se byahanuwe kera muri Bibiliya, birimo nk'ishingwa ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwawo, ikoreshwa rya microchips rigezweho mu isi ya none, cyangwa se n'iherezo ry'ibihe ariyo mperuka itabura kwikangwa ko yaba ibihe by'ibiza rurangiza cyangwa n'irimbuka ry'isi ubwaryo, binyuze mu isenywa rihambaye ry'ibinyabuzima nyuma y'ituritwa ry'ibitwaro kirimbuzi n'ibindi byinshi. Tugiye kurebera hamwe ubuhanuzi bwanditswe muri Bibiliya, ariko bikarangira ko ibyavuzwe bibaye impamo. Nubwo hariho abandi babihakana bavuga yuko ibyabaye atari byo, cyangwa se ko byanditswe ibyo ngibyo bivugwa byararangije kubaho, bikaba rero byagirwa amateka gusa kurusha uko byafatwa nk'ubuhanuzi. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Umwe mu bantu bakomeye bagarukwaho muri Bibiliya ni umuhanuzi Yesaya. Yabayeho mu kinyejana cya 8 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Yabaye umuntu ukomeye, aba umujyanama w'abami batandukanye mu bwami bwa Yudaya. Ni mu bihe ubuhangange bw'isi bwari bufitwe mu maboko n'Abanyasiriya. Ubuhanuzi bwe bwinshi bwagarutse kuri ubwo buhangange bw'Abanyasiriya ndetse n'ibyago bwari buteje Abanyayudaya. Agakomeza agira inama abami batandukanye, abereka ko Abanyasiriya benda gusenya ubwami bwabo. Akabinyuza no mu buhanuzi bwe, ariko nyamara bakamwima amatwi. Ku ngoma y'umwami Hezekiya nibwo abantu benshi batangiye kumutega amatwi ndetse no kumwumva. Ese ibyo yahanuraga cyangwa yavugaga byaba byari ibiki? Reka tubirebe. Ahagana mu mwaka wa 701 mbere y'ivuka rya Yesu, umwami wa Siriya Senesheribe yahagurukije ingabo nyinshi zigota Yudaya, zigarurira n'imijyi myinshi y'aho ngaho y'ubwami bwa Yudaya. Aho ngaho umwami Hezekiya yatashywe n'icyoba gikomeye, arajugumira, maze niko kwegera Yesaya aramwinginga ngo abagire inama. Nyamara Yesaya irako kuba bazengurutse ubwami bwa Yudaya nta kintu ngo biri bubamarire, bari buze gutsindwa nta kabuza. Niko byaje kugenda koko, kuko nta mpamvu n'imwe yagaragajwe yabayeho
nta n'ingabo z'abayuda wenda zibarwanyije ngo zibatsinde. Izo ngabo z'umwami Senakeribu zari zazungurutse Yudaya zatangiye gupfa umwe ku wundi, nta n'impamvu n'imwe yasobanura urwo rupfu rwabo rutunguranye. Bose barumiwe, abasigaye muri abo banyasiriya bakizwa n'amaguru, bafumyamo barashwekura bagenda kibuno amaguru, bisubirira iwabo mu bwami bwa Siriya. Yesaya agaruka no ku buhangange bw'ubwami bwa Babuloni, akanahanura n'ihanguka ry'ubwami bwa Yudaya ubwabwo. Yabihanuye anabisubiramo kenshi mu gihe cy'imyaka irenga ikinyejana cyose mbere y'uko bibaho, kandi niko byaje kugenda koko. Icyakora nanone hari inzobere mu by'amateka zivuga ko ibyo ngibyo bivugwa yuko yahanuye yaba yarabivuze nyuma y'uko bibaho, bikaba byahindurwa amateka gusa aho kuba ari ubuhanuzi. Reka dukomeze mu buhanuzi bwo muri Bibiliya. Igitabo kirekire kandi kinini muri Bibiliya urebeye ku nyuguti n'amagambo ni igitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya. Gikubiyemo n'ikindi gitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya. Iki si cyo gitabo cye gusa muri Bibiliya, kuko ari nawe wanditse igitabo cy'abami. Umurimo we w'ivugabutumwa utangirira nyuma y'ijyanwa bunyago. Umurimo we w'ivugabutumwa utangira nyuma y'imyaka 50 nyuma ya Yesaya. Niyo mpamvu inyandiko ze zivuga cyane ku Banyababuloni bamaze gusimbura Abanyasiriya mu buhangange bwo mu isi y'ibihe bye. Mu bika bya mbere by'igitabo cye avuga ku bwami bwa Babuloni ko bumeze nk'inkoni itogota bikomeye isatira Yudaya iva mu mpera za ruguru. Yanahanuye Babuloni yari igiye kwiturana umujinya kuri Yudaya nk'ibiteye nk'igihano cy'Imana bitewe no kwigomeka kw'iki gihugu cya Yudaya. Nawe benshi ntibitaye ku kumva ibyo avuga, ariko mu gihe kitari kirekire cyakurikiyeho niko byaje kugenda koko. Kuko mu mwaka wa 597 mbere ya Yesu, umwami wa Babuloni Nebukadinezari yari amaze kuzenguruka umujyi wa Yerusalemu. Abanyababuloni basenye bikomeye ubwami bwa Yudaya, ndetse Yerusalemu bayihindura itongo. Abaturage baho n'umwami wabo babajyana bunyago mu bucakari Babuloni. Ibi byose ni ibintu Yeremiya yari yarahamije mu buhanuzi bwe, anagira inama umwami yo kutazirushya cyangwa ngo yiyumye arwanya Abanyababuloni, kuko byose byari kuba ari hahandi bari kumutsinda. Nyamara uyu mwami yanze kubyumva, ararwana. Ibi byatumye mu mwaka wa 587 ingoro y'i Yerusalemu yari imaze gusenywa. Uko yabihanuye byose niko byaje kugenda. Nanone ariko ntago habura ababirwanya, kuko inzobere mu mateka zemeza ko igice kimwe cy'ubuhanuzi bwe ari cyo yiyandikiye mu gihe ikindi cyanditswe n'umwe mu bari abigishwa ndetse n'abanditsi be witwa Beruki cyangwa se Baruki. Bivuze ko uyu Baruki ashobora kuba ikindi gice hari utwo yongeyemo, bityo rero bigatuma babikemanga. Undi muhanuzi wa gatatu ni umuhanuzi witwa Ezekiyeli. Yabayeho Abayuda baramaze kujyanwa bunyago i Babuloni, nk'uko Yeremiya yari yarabihanuye mbere ye. Igice kinini cy'ubuhanuzi bwe kivuga ku gihe kizagera maze Abayuda bakongera bagasubira iwabo i Yerusalemu, bakongera no kubaka ingoro ya Yerusalemu, ndetse igihugu cyabo kikongera kugira ubwigenge, n'urusengero rw'Imana bakongera kurwubaka, uru rwari rwarasenywe n'Abanyababuloni. Mu nyandiko ze hagati, Ezekiyeli we agaruka ku bindi byago byinshi cyane nawe yahanuye bizagwirira ibindi bihugu by'amahanga, harimo nk'isenywa ry'ubuhangange bwa Egiputa ndetse n'umurwa wa Tire. Umurwa wa Tire cyangwa se Tiro wari ubuhangange bukomeye mu bucuruzi mpuzamahanga muri icyo gihe. Ubu harabarizwa mu gihugu cya Libani cyangwa se Lebanon. Ibyo byose mu buhanuzi bwe Ezekiyeli yarabyanditse, kandi byabayeho koko. Uko yabihanuye nta na kimwe ijambo ku rindi cyavuyemo kitabaye impamo. Yaje no guhanura ko Nebukadinezari mu ntambara y'imyaka 13 yagombaga gusenya umujyi wa Tire cyangwa se Itiro. Biba ariko bigenda koko. Yanahanuye ko Abayisilamu bagombaga kuzigarurira ndetse bakanasenya igihugu cya Misiri. Niko byaje kugenda mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yesu, nk'uko Ezekiyeli yabihanuye mu myaka yari yarabanje. Ibyo byose niko byaje kugenda, kuko Abarabu b'Abayisilamu baje gufata iki gihugu ndetse bagihindura igihugu kigendera ku myizerere ya Isilamu. Naho mu gihe Abanyasiriya basenyaga
kandi bakigarurira amajyaruguru ya Isiraheli ni mu mwaka wa 727 mbere y'ivuka rya Yesu. Abayisiraheli bakwiriye imishwaro bajya mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, bongera gutatanywa no kujyanwa bunyago muri Babuloni, byose bigahumira ku mirari ubwo nanone abaromani bigaruriraga Yerusalemu mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu. Abo nabo bongeye gusenya ingoro bwa kabiri yari yarubatswe i Yerusalemu mu bwami bwa Yudaya. Abayahudi bongera gukwirwa imishwaro. Ezekiyeli mu nyandiko ze za nyuma yemeje ko Yerusalemu izongera ikubakwa kandi bakazongera kwikusanyiriza hamwe bavuye mu mahanga menshi atandukanye bagashinga Isiraheli nanone. Niko byaje kugenda, kuko nyuma yo gukorerwa jenoside abasaga miliyoni 6 bakicwa mu Burayi, baje kwikusanya koko bava mu mpande zitandukanye mu bihugu bitandukanye, barongera baragenda bafata igihugu cyitwa Palestina. Ahahoze ari iwabo hari harahinduwe igihugu cya Palestina, kigarurirwa n'Abarabu b'Abayisilamu. Bagiyeyo babagurira nk'abashoramari, ubundi babigizayo bakoresheje intambara, bakoresheje umututu w'imbunda, bityo bongera kubaka ubwami bwabo, cyangwa se icyo navuga nka leta y'Abayahudi cyangwa se y'Abisiraheli. Birumvikana ko ibyo Ezekiyeli yahanuye nabyo byasohoye koko. Nubwo intambara muri Isiraheli gikomeje hagati ya Palestina ndetse n'Abayuda, ariko ubu Isiraheli iri muri kimwe mu bihugu bikomeye mu isi, kuko nayo yubatse leta yayo mu gihe yari imaze imyaka myinshi cyane itagira igihugu, babaho nk'inzererezi nk'abatagira gakondo mu bihugu by'amahanga barenganyirijwemo inshuro zitabarika, bagakorerwa ubugome bw'ikirenga. Uko kuba Isiraheli yaragize igihugu, abenshi babifashe nk'ikimenyetso cy'imperuka. Ku Bayahudi bo babifata nk'ikimenyetso cya Mesiya mushya ugiye kuzaza, akaza kubarengera no kubarenganura. Icyo umuntu atahakana na gato ni uko abahanuzi bahanuye isenywa rya Yerusalemu bikaba koko, nanone abahanuzi bagahanura gutatana kwa Isiraheli bajya mu mahanga, nabyo bikagerwaho. Bakaza no guhanura ko bazongera kugaruka iwabo bagashinga leta ya Isiraheli, nabyo bigasohora koko. Naho Danieli nawe n'undi muhanuzi waje akamamara bitewe nuko bigize kumujugunya mu rwobo rw'intare, nyamara intare ntizimurye. Ni umwe mu bari abaturage biyubashye cyane Yudaya, nawe yaje gutwarwa bunyago ajyanwe i Babuloni. Ubwenge yari afite bwo kurotora inzozi agatanga ibisobanuro by'ukuri byatumye akundwa n'umwami. Nyamara mu kumurotorera no kumuhanurira n'ubundi, Danieli ntiyabuze kumubwiza ukuri ngo amubwire ibyo abona byose. Ntiyatinye ko arimo kubwira umwami w'ikirenga uhambaye, ahubwo yamubwije ukuri, amubwira yuko ubwami bwe bwa Babuloni bwenda guhangamurwa, ubwo ari ubwami bwari igihangange mw'icyo gihe, bukaba bwari ubwami buteye amabengeza, ngo bugiye kuzahanguka nyuma y'amateka n'imyaka myinshi, Babuloni iyobora igice kinini cy'isi. Danieli yanamamaye aho ngaho muri ubwo buhanuzi. Ubuhanuzi bwa mbere bwatumye Danieli yamamara ni ugutanga igisobanuro cy'inzozi umwami yari yarose. Ubwa kabiri ni ugusobanura ibyanditswe n'ikiganza ku gikuta cyo mu nzu y'ibirori by'umwami Belushazari mwene Nebukadinezari, kandi ubuhanuzi bwe bwose yabuhuje nuko Abagiriki bari bagiye kwigarurira ubwami bwa Babuloni, hanyuma nabo bakazasimburwa n'Abaromani. Ibyo byose Danieli yagarutseho niko byagenze neza neza, nta na kimwe cyabuvuyemo, ku buryo ari na bumwe mu buhanuzi butashidikanyijweho cyangwa se ngo bugibweho impaka. Ibyo bikaba byarahaye ishingiro n'ibindi byinshi byagiye bihanurwa muri Bibiliya. Gusa nanone inyandiko za Danieli zanditswe nyuma y'imyaka myinshi barajyanywe bunyago i Babuloni. Aba bahanuzi bane tuvuzeho bafatwa nk'abahanuzi bakuru bakomeye muri Bibiliya: Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli ndetse na Danieli, kubera ibihe bikomeye cyane babayemo kandi bahanuyemo. Iruhande rw'aba bahanuzi bakuru turahasanga abandi bahanuzi bitwa abahanuzi bato, bahanuye ibintu byoroheje bito bito utagereranya n'aba bahanuzi bakuru. Aha twavugamo umuhanuzi Nahumu, we yari umwigishwa wa Yesaya, yanahanuye ku kurangira k'ubuhangange bw'Abanyasiriya n'isenywa ry'umurwa mukuru wabo witwaga Nineve. Uyu mujyi waratinywaga cyane bikomeye birazwi, ariko ukananga urunuka na Isiraheli, ku buryo nk'umuhanuzi Yonasi yanze kujyayo kubabwiriza ubutumwa bwo kwihana, bituma abanza kumirwa n'igifi kinini abona kujyayo. Yagiyeyo ajyanye ubutumwa buburira bo mw'uwo murwa ngo nibihane, kuko nibitaba ibyo umujinya w'Imana uzabarimbura.
ubuhanuzi bwa Nahumu bwarasohoye 100%, kuko yanditse ko ari umujyi uzaba warabaswe n'isindwe ry'agatangaza. Mu bihe byabo bya nyuma abanzi babo bawuhengereye uri muri ubwo businzi n'ubusazi budasanzwe. Ubuhanuzi bwa Nahumu bwarasohoye 100%, kuko yanditse ko uwo mujyi uzaba ari umujyi uzaba warabaswe n'isindwe ry'agatangaza. Mu bihe byabo bya nyuma abanzi babo bakazawubikira bagahengera uri muri ubwo businzi n'ubusazi budasanzwe, bakawurimbura ukaba umuyonga. Uko niko byagenze koko, kuko ubwo uyu mujyi wasenywaga abasirikare bari bawurinze bari mu minsi mikuru basinze. Gusa reka twe kwibanda cyangwa ngo dutinde muri aba bahanuzi bato, ahubwo hari ubuhanuzi buhambaye kandi bukanganye cyane kurusha ubundi. Ubwo buhanuzi ni ubuhanuzi bwahanuwe na Yohana intumwa ya Yesu, abyandika mu gitabo cyiswe Ibyahishuwe. Muri bwo hagaragaramo ibiremwa byinshi bidasanzwe by'ububasha buhambaye n'abamarayika badasanzwe. Avugamo ibisimba bikomeye nka za darago, ibiyoka binini bicira umuriro by'amahembe, ibisimba n'ibisiga n'ibindi byontazi bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Ibi bishingirwaho ko iki gitabo cy'Ibyahishuwe kivuga ku mperuka no ku iherezo ry'ibihe ndetse no ku kugaruka kwa Yesu. Kimwe mu bitabura kugarukwaho na benshi ni icyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa, the mark of the beast. Mu gice cya 13 asobanura ko ari ikimenyetso kizashyirwa mu kiganza cyangwa mu gahanga, maze utagifite akaba nta soko ashobora kurema ngo agire icyo agura cyangwa se agurisha, bikaba nta kundi byagenda kugira ngo abeho ari ukwemera gushyirwaho iki kimenyetso kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza. Ibyo nta kubica ku ruhande, amabarura menshi cyane n'ikusanya makuru mu myirondoro ndetse n'imiterere karemano ya buri wese mu isi, uko bikomeza kugenda bihurizwa hamwe mu cyangombwa kimwe umuntu yafata akamenya amakuru yose akwerekeyeho nk'ajyana n'ubuzima bwawe bwose. Hakiyongeraho n'ikoranabuhanga ryongerwa muri ibyo byose, nabwo benshi mu isi bahita babona icyo kimenyetso cy'inyamaswa muri za microchips z'ikoranabuhanga, aho akuma kangana urwara kaba kabitsemo amakuru yose ajyana n'imibereho yawe ndetse n'amakuru y'ubuzima bwawe. Aka kuma kagacengezwa mu mubiri. Ibyo mu bihugu byinshi biranakorwa. Ubu ngubu birakorwa ku buryo umuntu atunga gusa akaboko ku rugi rw'inzu ye, rukimara gusoma amakuru ko ari we kandi akaba yemerewe kuhinjira, urugi rugahita rwikingura. Ababireba rero bakagira bati icyo ni cya kimenyetso cy'inyamaswa. Niba nyine ako ka microchip nta kufite, aho ntago uzahinjira nyine, ngo ako kuma niko kazaba karimo amakuru yose y'akazi ukora, imyirondoro, konte yawe kuri banke, indangamuntu, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, amashuri wize cyangwa se impamyabumenyi ndetse n'ibindi byerekana umuntu wari we. Utungutu abandi baragize bati iri ni ryagerageza nyine ry'ikimenyetso cy'inyamaswa cyahanuwe na Yohana nta kabuza. N'ubuhanuzi bwinshi bugaruka ku byago byinshi mu bihe bya nyuma n'ubwicanyi buzahitana abantu benshi cyane, ku buryo imirambo yabo izagaragarira buri wese utuye isi hafi icyarimwe. Ibyo bikagarukwaho mu gice cya 11 cy'iki gitabo. Ibyo ngibyo by'utwo twuma hari aho byagizwe impamvu yo kwanga gukingirwa, kandi ntago byabaye hano mu Rwanda gusa, ahubwo no hanze y'u Rwanda byarahabaye, by'umwihariko mu bihugu by'i Burayi. Kandi kuva ku nkingo zatanzwe mu myaka myinshi ishize byagiye bivugwa, ntago ari urukingo rwa COVID-19 gusa, si muri Afurika gusa, no mu Burayi ahenshi utwuma nk'utwo n'inkingo abantu baterwa ntago babuze kugenda babihuza n'igeragezwa ryo gushyirwamo ikimenyetso cy'inyamaswa, bityo bakabyamaganira kure bakabirwanya. Bati iki ni cya kimenyetso cy'inyamaswa cyahanuwe mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Hari n'ababihuza n'ubumwe bw'Uburayi ubwabwo bugereranywa n'inyamaswa kuko busumba kure cyane ubwami bw'Abaromani. Ibi byose bikaba ibintu bitavugwaho rumwe kandi bisobanurwa kwinshi n'abasoma Bibiliya. Nyamara Bibiliya abandi ntibabura kuyifata nk'igitabo cy'ubwiru bukomeye cyane bw'Abayuda, ku buryo iby'ubuhanuzi buyirimo ntaho bushobora guhurizwa n'ukuri kw'imvugo isanzwe kuri bamwe. Ibyinshi bivugwa mu buhanuzi bikanagarukwaho muri Bibiliya bihuzwa n'ibihe isi igezemo ubu ngubu. Nshimiye abantu mwese mwari mukurikiye iki kiganiro.